yewe nari nduhijwe n'ibyo twabayemo, twakoreweho imihango y'abapaga, mbese bakera bakoreshaga bakabaga ihene bakaduha ngo turye, ariko izo ni ingaruka z'imihango ya gipagane, mbese igenda itwomaho, ingaruka zaje kutugarukaho. Yego. Ariko kuko Imana yari idufiteho umugambi, uruhare nagezemo nuko nagiye kuraguza ngo ndivuza, ariko ibyo nagiye kwivuza siko byagenze, ahubwo naje kuvurwa n'imbaraga z'Imana. Baza kumbwira ko ari amahumane nahumanye. Yego. Niyo nivuzaga atuma njya kuraguza. Ntabwo yabashaga gutambuka. Yego. Mbese hani n'igihe cyageze agiye koga arahanuka yikubita ahantu hasi, nari ngiyeyo kuko ni umuturanyi. Icyambere n'amakuru aguteze dayini. Reka nongere mbashimire cyane mwebwe inshuti bakunzi mudukurikirana umunsi ku wundi, by'umwihariko mwebwe abakanze subscribe, abadusangiza ibitekerezo umunsi ku wundi, mwivuga butumwa dukora cyangwa se mu biganiro tubagezaho, mu nama, mu bitekerezo muduha. N'ukuri Imana y'amahoro nibahereza umugisha kandi ikomeze kubazigama, Imana ikomeze kubaheka ibashyire ku mugongo, kandi ikomeze kubagakiza gahamye kugeza ubwo Kristo azahishurwa. Nge nitwa Jean Paul, ariko kuri kamera turi kumwe n'umubyeyi murimo muramubona, nawe ni umugabo disi wo guhamya imirimo ya Kristo Yesu. Reka mwakire atangira dusuhuza. Uraho neza mama? Ndaho, ndashimira Imana. Uragerageza ongeza akajwi nta kibazo, mikoro ifate nka gutya, egeza hasi nanone. Yego, uyifate neza rwose, wumve wisanzuye rwose, mbega uyikontorore ku buryo itajya gutya ngo ihishe umunwa nkaho ngaho. Wakongera ugasuhuza abantu? Yesu nashimwe. Amen. Amazina nitwa Nzabanterura Jacqueline. Nzabanterura? Nzabanterura Jacqueline. Iryo zina ryo guterura Nzabanterura, mama wawe yarapfushaga cyane? Byatewe no gupfusha. Yego. Yego. Okay. Ni wowe wa mbere yateruye? Oya. Ni uko ngiye uwo nakurikiraga yapfuye. Okay. Niyo mpamvu. Birashoboka yuko yaba yaramaze gupfusha benshi ibyo ari byo byose. Yego. Akubyaye ati Nzabanterura. Mu yandi magambo birasobanuye ko nawe atari afite amahirwe yuko ugomba kubaho. Nta cyizere cyari gihari. Wow. Ndabyumvisha kabisa. Iryo zina ubundi nicyo risobanura. N'uyu nguyu reka mpfe gufataho gakeya nawe agende, igihe cyo guterura ntikiragera. Nzabanterura. Nzabanterura Jacqueline, ndakwakiriye kuri izi kamera, wumva amahoro, wicara utuze, ugubwe neza, mbega umere nk'umuntu wicaye imbere y'Imana ugiye kuyibwira ibintu byawe, nyine mukaganira, wayiterita neza ikagira gute, yafashwa, yaterwa imitoma neza ikakugabira. Yego. Amen. Nge rero nitwa Jean Paul, nawe wavuze ko witwa Nzabanterura, ariko uri umwe mu bagabo nawe bo guhamya imirimo ya Kristo Yesu. Ubundi mbere yuko uhamya imirimo ya Kristo Yesu, umaze igihe kingana iki wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Nge maze igihe kirekire, cyaba kigeze nko mu myaka 15. Yego. Naje gukizwa ndushye ndemerewe. Yego. Ariko kubuntu bw'Imana yangiriye, nari mfite byinshi byari bindemereye, ibyaha byinshi, mbese twabitindaho. Yego. Twagiye mu bapfumu, twakoze byinshi, mbese sinabibara ngo mbirondore. Ariko hano ko ari muri Kigali abapfumu bavaye? Ntago babura. Baba babeshya ngo Kibungo bateka imitwe nyine bo kugira ngo bibonere indamu. Ariko ntibabura. Ariko bashobora no kuba atari abateka mutwe, kuko kera bavugaga yuko muri Kibungo n'ahandi gutya ngo aribo baroga, ariko muri Kigali basigaye baroga cyane. Yego. Turamutse rero tuvuze ko aba bantu ari abateka mutwe, twaba tuvuze ko n'ibyo bakoresha ntabyo bafite, kandi turimo turabona abantu barogwa bikomeye bakanapfa nabi hano muri Kigali. Twikomereze bari bibere mu byabo.
hanyuma waragiye nawe ujya mu bapfumu, uragenda uti narasayishe narindushye ndemerewe. Mu by'ukuri niba nta banga ririmo, abantu bararushye baranaremerewe, ariko se wowe n'ibiki byari bikuruhije kandi n'ibiki byari bikuremereye? Jewe narinduhijwe n'ibyo twabayemo, twakoreweho imihango y'abapaga, mbese bakera bakoreshaga, barabandwaga bakanaterekera, mbese bakaragura bakanaraguza, yego, bakabaga ihene bakaduha ngo turye, ariko izo ni ingaruka z'imihango ya gipagane, mbese igenda itwomaho, yoma nko ku bantu bayo, abana babo, mbese ibyo ni byinshi. Imiryango, muri make imiryango yimitse ibigirwamana, yego, ingaruka mbi zigera ku bana, nicyo ushatse kuvuga? Zigaruka abana babo, bakarya inyama z'abadayimoni, bahaye abadayimoni, mbese mukabyinishwa no gukandagizwa ku mashyiga ibindi nk'ibyo ngibyo. Buriya nyine abantu babikora mu buryo bwinshi, n'urugero ntanze, tukanywera ku ntango, mbese ibintu byinshi. Yego, yego. Ubwo rero ingaruka zaje kutugarukaho, yego, ariko kuko Imana yari idufiteho umugambi, iza kudukura muri izo za karande, iduha agakiza kayo ku buntu. Yego. Usibye kuba waba warakoreweho imihango ya gipagani, yego, wowe n'uruhe ruhare waba warigeze ugira rwawe muri iyo mihango? Njyewe uruhare nagezemo nuko nagiye kuraguza, ngo ndivuza, ariko ibyo nagiye kwivuza siko byagenze, ahubwo naje kuvurwa n'imbaraga z'Imana. Wari wararwaye ibiki? Nararwaye ibiheri ku mubiri, yego, nkishima, baza kumbwira ko ari amahumane nahumanye, yego, niyo nivuzaga, atuma njya kuraguza. Atuma njya kuraguza, yego. Ubwo baje kumbwira ko ari igitanda cya mabukwe nari nararyamyeho, yego, yego. Ubwo burwayi nibwo bwaje njyewe, ariko nje kumenya Kristo ko akiza, yego, naragiye, yego, ndagenda umukozi w'Imana ndambikaho ibiganza, yego, ariko ndashimira Imana ko Imana yankijije, yego, nta kindi bakoresheje, ari ijambo ry'Imana, nta kindi, ari ugusenga. Nicyo nabwira abandi n'abakiri muri ibyo byose, bavayo bakaza bakakira umwami Yesu akabakiza. Uti bakaza akabakiza. None mama, uri mu bantu baba barasengewe na Ndahiro Wilson, ariko se mbere yuko niba ari mu bagusengeye cyangwa atari mu bagusengeye, ujya kuva muri ubu buzima bwo kuraguza, yego, wabuvanywemo n'iki? Njyewe nabuvanywemo ni umuvandimwe yarambwiye ati, njyewe ndabona rwose waza ukajya gukizwa. Yego. Naragiye, umukozi w'Imana ntago ari Wilson, yaratari yaza. Yego. Ndagenda andambikaho ibiganza, yego, nuko aransengera ndakira. Nanjye aho amajije gukirizwa, nanjye ngerageza buryo ki mbwira bene data, nimuze mwakire agakiza, namwe uko yankijije namwe yabakiza. Amen. Yego. Ni ukuvuga ngo yakujyanye ku mukozi w'Imana aragusengera, yego, ariko ubonye ukize uti nanjye ngiye kujya gukiza abandi, yego, mu buryo bwo kubabwiriza ubutumwa bwiza. Birasobanuye ko wahereye aho watura imbaraga za Kristo nk'umwami n'umukiza muri wowe. Yego. Na n'ubu nikomeje, uyu mugabo Maritazari, yego, Maritazari, Maritazari, yego, komeza. ubwo
kuko ndirimbana na Wilson dukorana umurimo w'Imana. Ubwo igihe cyarageze aza muri makeya mu gace iwacu, aza mu gace iwacu Ndahiro Wilson tugenda dusurana nk'abaririmbyi. Turamubwira tuti dufite umuntu warembye na mwadufasha mukaza tukajya kumusengera. Ubwo twaragiye, Wilson araza turagenda, mbese n'abandi baririmbyi twari turi kumwe, turagenda kuri uwo Maritazari tujya gukora y'umurimo naho. Turahasengera, nuko Wilson aravuga ati papa, ati humura, ati Imana izagukiza. Yego. Ubwo twaratashye, Wilson n'ubundi akomeza kumusengeraho kuri telefone. Yego. Ubwo twahura nanone turi mu gikorwa cyo gusurana, akambaza ati mubyeyi wa mupapa ameze ati, ni rwose wa mupapa birimo biraza, ni rwose Imana yakoze imirimo. Ariko byari bikomeye. Uwo mugabo Maritazari ntabwo yabashaga gutambuka. Mbese hani n'igihe cyageze agiye koga arahanuka yikubita ahantu hasi. Nari ngiyeyo kuko ni umuturanyi. Ngezeyo umudamu wampamagaye ati Jeanne mbaba ngwino banguka hano uze ugire. Ngewe nari mvuze nti Maritazari arapfuye, ahari manza ari cyampamagariye. Ubwo naragiye, arambwira dusanga aho yatembye. Ubwo ndamufasha, turamuzamura, turamwegura. Iwe ntuzongere kujya kwasohoka, ujye umukarabiriza ahari, ntuzongere, kuko nta mbaraga we yari afite zanamuterura. Ariko Imana yakoze imirimo. Yego. Hanyuma mama Karame, ndahamya neza ko uravuze ngo umaze imyaka irenga 10 muri ibi bintu by'agakiza. Yego. Ni irihe tandukaniro cyangwa se ni ibihe bintu by'umwihariko mu minsi umaranye na Wilson umaze kumubonaho ushobora kuvuga ngo ibi bintu Ndahiro Wilson bimuha itandukaniro hagati ye n'abandi bantu twabonye bitwa ko abakozi b'Imana? Nibihe bintu waba umaze kumubonaho by'umwihariko? Umwihariko maje kumubonaho, Wilson asengera abantu. Si nuwo ngo wenyine, hari n'abandi. No muri korari mubona ko afite imbaraga z'Imana. Iryo ni itandukanyirizo mubonaho. Yego. Asengera abantu, ariko hari n'abandi benshi wagiye ubona basengera abantu nanone, ariko nanone hirya yaho ngaho gatoya bakagira ibintu bishobora kubatandukanya, cyangwa se bibatakariza umwimerere wo hirya w'ibikorwa biri hirya yo gusengera abantu. Ngewe itandukanyirizo akubwiza ukuri, ati deka va mu byaha, ureka icyaha n'igisa nacyo. Yego. Nicyo ngicyo. Hariho mbese n'abandi barakubwira bati kuva mu byaha, ureke kwifatanya n'abatizera, akakubwiza ukuri. Ariko hariho n'abandi mbese usanga sinzi ukuntu mbese basenga. Yego. Muri make buriya Bibiliya hari ukuntu yavuze yuko abasenga batazabura kubaho basenga, ariko Bibiliya yaravuze ngo itandukaniro ryacu ni ku mbuto, izabonekera ku mbuto twera. buriya nta kindi kintu cyatuma utandukanya umuntu n'undi usibye kumurebera ku mbuto yera. Yego. Hanyuma uti Wilson no muri korari n'ahandi, mu yandi magambo n'umugabo mubonaho mbese ntaho ngewe nenga aho bavuze umurimo w'Imana. Wilson aritanga akagerayo. Yego.
reka dushime mu by'ukuri Imana ikomeje gukora ibitangaza muri mwe no mu bandi bazakurikiraho, kuko n'ejo Imana izabikora ibindi n'ejo bundi. Ariko tunagushimire cyane kuba wemeye kuba umutangabuhamya mu by'ukuri ku by'Imana ikomeje gukora muri iyi minsi, cyane cyane ibikoresheje Ndahiro Wilson. Tugushimire cyane. Murakoze. Mbere yuko dusoza, Yego. gira ubutumwa ugenera abantu, kuko nubwo ubona wicaye hano kuri iki cyuma jewe nawe turi babiri n'abandi bantu turi kumwe hano tuganira, ariko abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Aziya, abantu bari mu Burayi, mu bihugu byinshi bya Afurika, ibi bintu dukora byitwa ama YouTube channel biba ari ibintu bikurikiranwa n'isi yose. Birasobanuye ngo ejo rero uzakurikiranwa n'abantu bari mu migabane itandukanye. Wagira ubutumwa ugenera abantu bakiri mu nzira z'umwijima, bakirwara bakarinda bicwa n'uburwayi, bakihagararaho, bakiziritswe n'amadini, idini rikica umuntu kandi yakagombye kuba atambuka agahagarara mu kidendezi cya Kristo akabohoka. Gira ubutumwa bagenera. Jewe ubutumwa nababwira ko kuva mu byaha, kubaha Uwiteka ari bwo bwenge, kandi mu kuva mu byaha ariko kujijuka. Biri muri Yubu ibice 28 umurongo wa 28. Yego. Ubwo nibwo butumwa bwiza nababwira, bave mu byaha, bo kwizirika ku idini cyangwa ngo bizirike ku bikorwa runaka. Yego. Bakira umwami Yesu. Amen. Ko nibwo butumwa nababwira. Okay. Hanyuma nzaba nterura Jacqueline, ndagushimiye cyane, ariko ndakwakiriye mu masengesho rwose aringaniye Imana ibasha kumva, usengera abantu badukurikiranye kandi unashimira Imana kubw'uyu mwanya Imana ituhaye. Karibu. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri rubasha byose, uri umurengezi. Akanya nk'aka ngaka, isaha nk'iyi Nyiringabo Imana, ndakwinginze Uwiteka, wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza kuri iyi saha ukiturinze, ushimwe ushyirwe hejuru. None Mana, tugeze mu mwanya mwiza nk'uyu nguyu, tugiye gutandukana kubw'umubiri ariko kubw'umwuka dukomezanye, kuko uri Imana nyamana. Urakoze Data kubikoze, urakoze Mana kubyumvishe, tubisabye turyambaje izina ryawe ryera. Amen.